Okay, reka mbasuze cyane abakunzi mwese ba Favugaz TV nize komeze fresh amakuru yanyu umuherereye hirya no ku isi. Reka mbasuze cyane mbifuriza ibihe byiza. Jewe nitwa Junior umusore wanyutoje ibigozi muhambira kindi ko bakumushwe isimu z'agaca tumaze kubimenyera. Hano ni kuri Favugaz TV umuryango mugari cyane, ariko uraba mugari byisumbuyeho nanone nukora subscribe. Abantu mwakoze subscribe muri abantu b'abagabo, mwe mutarakora subscribe muturimo ideni mutwishyure mwo kabyara mwe mutwishyure rwose mugerageze mutuvemo ideni nibyo byiza cyane. So murabizi buri munsi ni bishya cyane hano kuri 5. So rero aho akorera kwibereye twagiye kureba uyu mugabo hana akorera, bitewe n'ibintu twagiye tubona bivugwa kuri uyu mugabo bigiye bitandukanye. Rero ndanabivuga nyuma, reka mbanze nikomereze. Muraho? Turaho. Amakuru yawe? Ndakomeye. Witwa nde? Nitwa Muganga Rutebuka. Yego. Nari nkuzi bikojeje kugira ngo banze wivuge nibyo byiza cyane. Amakuru yawe rero? Amakuru yanjye ni meza. Ni ibisanzwe. Ntoki wagira ngo umaze gutwika no kwarura amakara. Aya ntabwo ari amakara. Ni ibisanzwe. Amagambo make, ibikorwa byinshi. Amagambo makeya. So rero abantu bagiye babona amavideo yawe menshi twagiye tugusanga mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko tutaramenya Muganga Rutebuka abarizwa he. Mwe abantu mwe icyo cyapa muri kureba Muganga Rutebuka, ariko ni ama website ubwo siko twabyitara yandika agera muri 2 n'imvuga amazina yabo ndabamamarishe, ariko ntacyo reka nijijishe mbivuge. Hari yitwa Rwanda News 24 yanditse inkuru kuri uyu mugabo, hakaba n'indi yitwa Yego B yanditse inkuru kuri uyu mugabo. Yego B mwaranditse mwabigenje mute mwateye comment simbizi sinshaka no kubimenya, ariko ntabwo giye uyu mugabo nkorana nawe, we n'umuvuzi nkaba umunyamakuru, ariko naje gusanga hano narazisomye nyine nsanga hari ukuntu muvuga ibintu nyine mudafitiye fact. Ubutumwa mbahaye next time mujye mubanza murebe umuntu mugiye kuvugaho, cyangwa se mushaka ibimenyetso by'ibyo mugiye kuvuga. Ndanabasuje cyane muri abantu basirimu dukora akazi kamwe muri abagabo cyane, ariko ubuntu bw'ufutifuti mujye mubwirinda. Twikomereze wa mugabo we. Amakuru rero? Amakuru nasanzwe ni meza. Ndakomeye kandi. Bwira abantu aho tugusanze rero. Aha ni iwanjye. Yego. Urabona ko ku irembo hari ibiranga kari kwa Rutebuka. Yego. Wakwinjiramo na hano hari ibiranga ko ari kwa Rutebuka. Ndetse n'aba bantu basanze hano nabo bamwe ndi kuvura n'abamaze kugenda maze gukiza. Havuze ngo kamera ngo muramenye. Muramenye nta kamera tukiri, ariko n'uburenganzira bwabo barwayi. Twagiye gusura mwabantu mwe mudukurikiye, twagiye gusura ikigo cy'Indera. Tuhageze baratubwira bati rero umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe uramutse umushutinze habuza nkaho uburenganzira bwe ubuhonyanze. Nabo twasanze hano batubwiye bati muramenye. Oya ariko nta kibazo. Arega ngewe singeneye kuvugwa, ahubwo ngeneye ibikorwa byanjye ko bivuga. Yego. Hera kuri bano bantu bakwanditseho mbere ya byose. Aba rero abasimba vugaho ahubwo bagire courage kwandika. Icyambere ibyo ndibica Rutebuka indege. Yego. Icya kabiri ndibihindura ayamenyo yanjye ngo yake. Yego. Icya gatatu simenyo yawe taracya birakubabaje. Umva sibingira urukara. Yego. Icya kane ntabwo biri bunyimure aho njyama. Ukivuga amenyo ongera uyagaragaze we. Umva niko aravuze ngo ibyo muvuga byose ngamenyo ye ntago ari buke. Umva ikindi banza wereka abantu amenyo. Oya umva ikindi. Oya ariko umva ikindi. Akwa Mungu we nicyo kiba kikuzanya. Dukomeze ikindi. Ikindi. Uwanze kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina. Ikindi. Ngewe Muganga Rutebuka ngurikije ibintu ngora n'abantu ufasha nabo ndabara, abo mvurira ubusa, abo ngura mu bitaro, abo mvura babasazi ngabakiza amarozi ngabavura indwara zitandukanye, ibyo byose ngabikora. Ntabwo bino byabura kuri Muganga Rutebuka. Ariko iyo barimo baravuga ngo Bruce Melody buriya bamuvuga kubera ibikorwa. Ubundi iteka ryose iyo wateye imbere mu bikorwa ibindi bibura.
ongeraho n'akantu ko kugira izina ariko komeye zumijya we ayamenye yawe aracuruza ayiye rero reka ibino bintu bya bano bantu abantu banditse inkuru kuri uyu mugabo ibyo bavugaga njyewe ntacyo ndi bubivugeho njye nabihereye message gusa ngo next time mujye mwandika ibintu wenda ukabanza ku buryo umuntu aje akabikubaza nyine wabitangira fact urugero njyewe uramutse umbajije Rutebuka nakuzana hano akorera sibyo ngaha ariko uramutse umbajije uti uyu muganga akora ati sinzi uko akora uretse ibyo tujya tubona nyine akora live hano ariko nakuzana nkakugeza iwe rwose ku mugaragaro. Ikindi abo maze gufasha nabo maze gukiza n'uyu munsi arabona kijije beshi uje hano bari abantu bose ubonye nabo mve ndi kuvura abo rero ibyo nibyo bikorwa ngeneye ndago ngeneye amagambo yego ariko tunabishime bino bintu ko buriya uri kuvugwa buriya uri kuvugwa bari byiza ariko hari ikindi ndashobora kwirengagiza ni abantu benshi ngibyo binyamakuru ibyo biraho ngo ni yego bi barasara umunsi batamba amagara ngo ninge kwamamarizaho ibikorwa byanjye gende ujye kuvuga telefone ureba abantu bambamagara bo mukorana baba bifuza ibyo rero ni ishyari kandi urabizi ibyo byo ni ibisanzwe abo umuntu aho kugira ngo yandike ibintu nka biriya ntiyakwandika filime bikaro ariko twikomereze twigire mu kijyanye n'akazi kawe hano uko twari tugacishijemo ko yakari inkuru nahoze mbona mu minsi iri imbere narayisomye sinanayisoma yose kubera ko nta mwanya wenda wabyo nari mfite ikindi kandi buri yibonye umuntu ari kumuvugaho nk'amagambo wowe umuzi nyine nta mwanya uhibyo bintu so iyi nkuru nayo wenda vandi ndayikubazaho niyo mpamvu nari nyigaruyemo ariko katwigire mu bijyanye n'akazi kawe ibyo tubyihorere hanyuma rero mbere ya byose hano wipampye wagira ngo ugiye ku rugamba ariko narusanze ko mve ndiho ndimo mfasha aba bantu bose bari baje uriya mwana w'umukobwa ubonye urabona ejo ibitaro byaramusezereye kubera ko bari babuze uburwayi none se sinamaye umuti singu yarakize twaganiriye ati ariko bya kamera tubyihorere amashusho ye ntabwo umuntu yasohora kubw'uburenganzira bwe nta kibazo ubwo rero njye ntabwo ngeneye amagambo ngeneye ibikorwa ikindi cya kabiri umuntu wese uri hano uri ku isi kuko abantu bose bari ku isi barangenera ni ukumenya ko ngewe ububasha bwanjye hari aho bugarukira ku mana niba imana yavuze ngo isaha yawe yageze wibona atashye wirigura nyisho ndeka ngiye muganga Rutebuka kuko nanjye ndikiremwa na rimwe n'Imana ngo wirigura itotomba ngo muganga ndiyamvuriye umurwayi no nakoresheje ibishoboka Imana yashyize iherezo rye ko Faisal bigenda no si kwa muganga bose abajyayo bagataha bagakurwa mu mubiri ujyaga kwishyuza ibitaro ujyaga kurega ibitaro urakurega kubera ko umuntu yamufanye sinumvise ngo magambo gari hanze ngo ni umuntu wambamagaye kandi nabyo maze kubicekinga asanga harimo akabazo yego uri kuvuga ibijyanye n'izo nkuru twavuga ariko ndabategereje siko umuryango gufunguye baza bakinjira bakakomagana bo ngabakingurira nta kibazo gihari kwa Rutebuka reka tujye ku kuntu wipampye rero hano hari icyo ufite mu gatuza hari icyo ufite mu kiganza cyawe cy'ibumoso hari n'ikindi kiri iburyo ni inkoni yo dusanzwe tuyimenyereye ibi ni ibiki amatsiko nyafite cyane cyane kuri iki ndetse n'iki inkoni yo ni ibisanzwe iyi ni isanzwe ikibazo ufiteho ni ikihe kuvuga ndashaka kumenya iki ngiki ni iki basi si waba utagira uruhago ishakoshi ni bag iyi ni bag ya Rutebuka yego hanyuma akakoko akahe akakumweru aya ni amavuta yo bita y'indare yego hari aho urayabona intare amavuta se nayo ubundi se yayagiraho wayabona ute kuko tuzi ko intare atari ikintu cyo kumenyera ariko none se aya yamaze imyaka ingahe aya nyamaranye igihe
kandi akantu gato gakora ikintu gikomeye. Yego, uyu ni umuti uri mu rwego rwo hejuru cyane, mu buryo bwose bushoboka, uvura n'indwara nyinshi. Iyi uramutse ufite ikibazo cy'umugongo, uramutse uri wa mugabo ufite ikibazo cy'amasoro make, hari undi muti ishyiramo ngagufasha ibintu bikagenda neza. ayo mantuze make biba byatewe n'ikizo Biba bisaba yuko umubiri we utarimo gukora neza, ariko uroroha, ibintu byose bigakorana neza, imitsi n'umutwe byose bigakorana neza. Byamara gukorana neza, igikorwa kikagenda neza no mu rugo. Ubona ko n'abantu benshi bafite icyo kibazo, ariko abenshi iyo bangezeho ndabavura. twajyaga tugusura kenshi cyangwa se tukabona ibikorwa byawe, ariko tutaragera nyirizina aho uba uri cyangwa se ku ivuriro aho ukorera. Ubundi nabonye niba mbyibuka neza nkiri hanze, ivuriro ryitwa ngo Uzakire Herbal Medicine niba ntibeshye. Hanyuma muri Uzakire Herbal Medicine ubundi nyirizina ni ibiki mufasha abantu, ubundi mukora mute hano? Mbona ibisanzwe nge muganga Rutebuka, ibyo dukora hano kereka yo hajemo n'ubundi bumenyi twahawe n'abakuru dukoreraho cyangwa ku gicumbi dukoreraho, ariko ubundi twe tuvura amarozi yose. Umva, ndavuga nongere n'ijwi, abantu benshi maze kuvura uburozi, abadayimoni, abo baroze amaguru, imijaganyuro, bamaze kuba benshi. Ndabasaba namwe gutegura n'umunsi mukuru mugatanga n'ubuhamya cyane. Ibyo ndabivuga kuko ndabizi, nabo ngijije uyu munsi none bagende bavuga ibyo nakoze. Yego. Ikindi dufasha abantu, tugira imiti y'amahirwe, dufasha abantu urubyaro kwa muganga, basuzumye bagasanga nta kibazo bafite mu mibiri yabo, bagomba kubyara bakaruhuka, ariko nyuma bagategereza urubyaro bakarubura. Hari uko baba baragenjwe, iyo baje nge muganga Rutebuka ndagikemura, kandi maze bagikemura abantu benshi. Igifu, abantu bafite igifu cyabarenze, cyananiranye, cyananiwe n'imiti yo hanze n'iya kizungu n'iya nge mfite umuti hano. Abo maze guherezaho kuri uyu muti batanga ubuhamya, bajye babyivugira, kuko nge ngeneye ibikorwa, ndago ngeneye amagambo. Ikindi, nge muganga Rutebuka, uramutse urwaye mu mutwe wajya mu karota abazimu, ukabona urukurara urukurongorwa n'abazimu, bibaho ibyo byose. Gatoya ngo karara ugira urongorwa n'abazimu barahari, ibyo byo ngubwira wewe, ariko ibyo ngubwira birahari. Akaryama akarara arongorwa n'abazimu bapfuye, batariho, barapfuye, barahari. numva abadamu bagowe barahari. Icyo kibazo yumvamagaye ndagutabara ngiye muganga Rutebuka. mbariza uyu mukobwa uri gufatira amashusho, abo bazimu bajya bamugeraho niro Nusaro wamuroze nyine, mbariza niba ajya avura ibyo bintu. oya, ndabona niba bamuroga azaza mbwire muvure. abazimu nijoro baka bibaho, biri no mu bantu benshi. Ni n'uburozi bumaze kwaduka mu bantu benshi barabubitse. bikagenda bitereye. Araryama akarota yageze mu mibonano mpuzabitsina, akumva ari gukorerwa ibyo bintu. Iryo ni ihohoterwa ryo mu myuka mibi. Abo bakenya b'abadayimoni nabo baraduhohotera. Uwo bafashe gutyo bamutongereye barabamuhohotera. Bivuze ngo abo bantu ntiwajya kuri ribu, ubwo ni ukujya kwa Rutebuka. Kandi ibyo bitandukanye n'indwara yo bitiye ibitama. Umuntu watongerewe ibitama bikamufata, uwowe ibitama bicurika umugabo bikamucurika, mu gitondo arabyuka agasanga uko yaryamye, umutwe yaryamye acuramye, umugore aryamye nguko aryamye. Uwo nawe aba afite ibyo bibazo by'ibyo bitama, nabo birabarongora. Ndakubwira ibyo nzi muganga Rutebuka. Cyane uko numva bikomeye. Ibyo ni imbaraga z'imyuka mibi zitembera mu bantu, zigenda nijoro, zigenda ku manywa, ariko abantu ndibazibona. Kereka twebwe twahawe ubushobozi n'ubwo butware bwo gutegeka ibyo bintu. Umuntu abwirwa n'iki ko abo bakenya b'abazimu bari kurara bamukorera ibyo? Arabibona, iyo avuye mu nzozi arabibona, kandi aba yananiwe cyane. Yego, abibona ko aba yananiwe, yarushye, yacitse indege byakomeye.
ibimenyetso abona bigaragara ko umuzimu yaba yahaciye akamurongo. ariko ibi ndi kukubwira ku isi yose si abanyarwanda gusa n'abazungu barabifite, buno burwayi burahari. Yego, Haje ubwo biba byaratewe n'iki? biba byaratewe akenshi hari ibituruka mu miryango cyangwa hakaba ibituruka kuri we yaragenderewe ndabimenya, aribo babandi barara ku rugo bacuragura, umuntu akaza agaterera ibindi wawa agacuragura. Nda muntu n'umwe baroga buraburozi ushobora kugira icyo akora ngo bigende. Aracuruza ndi bigende mu rugo, ndashobora kugira amahoro, no gusanga ari gushwana n'umugore buri kanya. Uko yamubonye ari umukobwa bihita bihinduka, abona yamajigo yabonaga yamatama meza abona ari udutama mu rugo. Ndabwo ruba rukiri urugo, ruba rwabaye ibibazo. Ibi ngubwira ni ibiriho, nge muganga Rutebuka ndabizi, bifitiye n'ubumenyi kandi n'ubushobozi bwo kubikemura burahari. Ubwo nta gutinda uyu munsi cyane ko twabonye ko ufite n'abantu urimo witaho hano. Tugiye kuvuga bino bintu bibiri. Ugiye kurangira abantu nyirizina ahantu bari gukora icyo cyatuzanye hano, ahantu umuntu ushobora kugusanga igihe yakubuze. Mbo uretse kuba navuye hano nagiye gutabana umuntu mu rugo wananiwe kwizana hano, ubundi mba ndaha naba ndari hano ngaba ndi Rubavu. I Rubavu mfite igicumbi cyo ngoreraho, ndetse no mu mujyi wa Kigali naho harahari aho dukorera. Ngikira n'ibyangombwa hari birahari byaho dukorera. Yego. Nakuvuga ngo igihe utaraha ubwo ni telefone iri kuntera. Kandi ngo mu misi ishize urazi ko ngo zimbanuka kabiri. Ariko ngiye mba namenye impamvu. Ndabwo nabura kuyikora kubera ko ibyo mbanganye nabyo ndabizi. Niba afashe umusazi uri kwirukanga ku musozi ngamukuramo abadayimoni agakira, ese ubwo navuga ngo nahuye n'igitero ngo mbure kumenya icyo ari cyo? Bita mbisobanukirwa ngiye mba mbizi, kuko niyo njyamye bimwe bingeraho ndabimenya, niyo ngiye guhura n'ibyo ndabita mbimenya. Tujye ku kijyanye n'abantu rero bari hanze y'u Rwanda. Urumva uri mu Rwanda we ashobora kuvuga ati ndahamagara Rutebuka anyobore, ariko hari umuntu uvuga ati ntago ndi mu Rwanda. Uwo warabigenza ate rero? Umuntu utari mu Rwanda abeshi dusanzwe dukorana, susanze ndakeka ko mwinjiye hano ari umuntu ndimo gufasha wanze. Uriya muntu urabona ni umuntu uri muri Amerika arahari, kandi avuka hano muri Musanze ariko ari muri Amerika, ariko yahuye n'ikibazo baramuroga, ariko ibintu bye byose byari bimurimo maze kubikogota. Subonye wa mukobwa we kava ari hano. Yohereje umuntu udafite umuntu wo kohereza rero. Ndafite umuntu wo kohereza, tujya hara kuri terenga bikora. Hariya kuri terenga bikora. Ndabikora ku mafoto, ku mazina ye ndabikora, ni ibisanzwe ndabikora. Yego. Tujye kugera ku kandi kantu ko kwa kundi uba waramaze kugira company nka 5 Guys TV ikomeye, ugasanga undi muntu yafunguye 5 Guys TV ku ruhande, cyangwa se ari kwiyitirira abo muri 5 Guys. Abo bo biragenda bite? Ni gute abantu badukurikira cyangwa se bakuzi babyitwaramo kugira ngo bataza kuhura n'umuntu utari Rutebuka? Ngiye narababwiye ngo bajye bambamagara kuri video call, kuko uko sa ndabwo sana n'abandi bantu. Yego. Uko mvuga ndabwo bivuga ngo uko abandi bantu bavuga turatandukanye. Nukujya baza akaguhamagara ukaseka bakabona amenyo neza. Oya, ariko abenshi arababikora bo maze kumenyera, tumaze no kumenyerana kwanza. Arambamagara kuri video call tukaganira, tukavugana, tukabwirana icyo tugiye gufatanya, tukagikora. Yego. Dusoza rero inama ku bantu aba babiri. Umuntu wumva ko wenda agiye kwa muganga bamurabimo indwara akagenda akaryama mu nzu akumva ko nta kundi, ndetse n'umuntu uvuga ngo ikibazo mfite Yesu cyangwa se Imana niyo ibizi. Oya, Imana niyo ibizi, no sinjye Imana ndabwinze. Twese Imana iratuzi. Ndabwo gusenga bivuga kutivuza. Yego. Ndabwo kumenywa n'Imana bivuga kutajya kwa muganga. Ubwo nabwo nubuyobe, ndabwo icyo ari ikintu ngiye muganga Rutebuka mbereza agaciro. Niba wanaragiye no kwa muganga bakakuburamo indwara, kuko nge nemera kwa muganga, nanjye ubwanjye njya kwa muganga. Ariko niba wagiye kwa muganga bakakuburamo indwara, urimo kuribwa ufite ibibazo bikomeye, umutwe gwagusengereje, no subundi kwa muganga bavura umugabo waguciye inyuma. Wese wabivura. Ni bangaye maze gufasha? Umugore wazaza ndirire ko wamuciye inyuma ngwereke ibyo nzagukorera. Wawe uyo wawe waboneza ejo zaza wawe uzareba ibyo nzakora. Yego. Yego ndahari, singewe se ndatwicaranye. Yego.
umugore umuntu akimara kumuca inyuma akaza kukureba neza. Uretse n'icyo hari abantu benshi babyimbye amavi, babyimbye amaguru, imigongo, bagiye kwa muganga bagabapima bagasanga nta kibazo bafite. Abandi bakarara bacuramye abana mu rugo, ugasanga mu rugo abantu bari gushihagurana ngaho atari umugore n'umugabo n'abana. Abo bantu ngiye muganga Rutebuka mbifitiye ubushobozi ndahari. Yego. dusoza rero urasubiramo n'ubundi ya nimero nubwo babibonye ku cyapa, ariko subiramo nanone nk'umuntu twabanye amenye ngo Rutebuka namukura he. Uvuga ngo uravuga ahantu Rutebuka herereye, umubariza kurangira abantu nyine urangiza urenzeho nomero. Hari n'ikindi nakubwira wenda mbere yo gusubiza icyo kibazo mbajije. Reba neza uyu muti. Ariko wajya guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi, uyu muti uri kuwureba. Uri kubona ko wawubonye? N'amabuye ayo ngayo. Amabuye. Amabuye si wayafata ukarijundika rikayunga mu kanwa kawe. Ngo ufata kano gashyire mu kanwa kawe urebe. Mu kanya karaba kayotse. Kandi uri kumbwira ngo ni amabuye. Gashyiremo wowe. Nosaka ni amabuye. Ibuye ni igihe Kenya. None dum. Nose ndi guhe Kenya. Wumva uri kumbwira ngo ni amabuye. Reba buno muti. Wawitegereje neza. Uri kumbwira ngo ni amabuye. Ko garagara nyine. Nyine ni kuvuga uri kubireba rero kubona yaje ngo nama. Nawe ndawutaniye na babandi bari kumurwanya ngo muganga Rutebuka yiramita ikuraye. Aho nyikura ngenda shora. Ndanga amafaranga ajya kuzana imiti. Reba buno muti uri kwita ngo namabuye. Oya reba buno muti uri kwita ngo namabuye. Singiri. Dore. Uri kurireba? Reba ndirye. Ibuye yuriye Kenya so ryumva? Cyane. Namenye si yagira. Uri kubyumva se? None ko ndiriye. Uyu akamaro rero k'uyu muti uri kureba. Uyu muti uwufashe babandi bari guhinga imyaka mu kanya umugoma gatambuka mari mu mihango mu murima wawe ejo ugasanga byarabye. Aho kweza, aho gusarura, aho gukibuka wawe bwagingiza ute amafaranga washoye mu guhinga, amafaranga washoye muri cya gikorwa uzunguzunguka byose bigahomba. Dore umuti nguyu. Cyane najyaga numva bavuga ngo hari umuntu ugucira ngo mu myaka ngo ibintu bigakomera. Kwa Rutebuka dore ngo uyu muti nguyu ngenda ufite. Uyu muti ni beshi hari abanyakiniga hano maze kubahereza. N'ubu barabari kumbwira ko bagiye kuzana ishimwe bakazana n'ibirayi kuko bejeje. Uyu muti iyo ufashe ukawushyira, iyo uje ngigahugu ukawushyira mu murimo gahinga. So ubonye se? Sinawuriyeho. No sinibuye. Ushyize muri murima urahinze. Mfite ibyo ngoranga shyiramo n'undi muti uragenda ukeza ndamuroza ushobora kubiroga. Niyo yatambukamo ari gutozamo imihango ntago byashoboka. Yego. Akona kandi kantu ntarinzi ubwo abahinzi namwe muri Yeranja niyo mpamvu bivuze ngo tanga ya nimero nanone kugira nubwo to twayikize ahagaragara ariko umuntu akanabyumva unebyivugiye. Yego, nimero nizisanzwe. 078 55 6 3 iya kabiri ni 0 8 9 1 3 2 7 9. Hari ikindi nakubwira. Reba uno mutiya. Abantu buriya njya ngunda ubuyobozi bwacu. Buravuga ngo nimureke amagambo tujye mu bikorwa. Reba uno muti. Uno muti wawubonye? Uri kubureba? Yego. Nubwo ntazubona. Witegereze, urebe neza. Ukora iki rero? Wawubonye? Ukora iki nyine? Ba bandi bagira indwara yo kuva ibitsina. Kuva mu Kinyarwanda cyiza ubwo nukuvuga. Kuva si ahantu hari hubatse akaba hapfumutse. Yego. Inzu ubwo ni inzu. None rero ni inzu y'umuntu runaka, ni umukobwa runaka, ni umugore runaka. Ufite inzu ye noneho mihango ndiye ahora ava buri mwanya. Erekana
erekana hano ibintu bisa nangwa inzu ya oya ndashaka kukubwira ni ukuvuga ngo uyu muti ufite undi muti mvangamo bihita birangira noneho ukangubaza kandi uyu muti wawubonye ndabona ari ibyakatsi nyine biri aho ngaho byakatse hano ni ibyakatse nose niba ari ibyakatse kano nagake byakatse ndabona ari ibyatsi nyine biri aho ngaho ibyatsi akamaro k'uyu muti niba ufite umugore cyangwa se umugabo ukabona yatangiye kuguruka ari kwigera hejuru kuguruka ukavuga ndiyumve kugusuzugura wamubwira ngo bite akakubwira ngo bite ngo bitere imbwa ngo witwa wimbwira ibyo ari byo akagusubiza nabi ndamenye kuguhereza keya cyangwa umugabo ngo wite ku mugore wawe umuhindanyamo biriya byatsi bigatuma kiriya ni icyari ariko kiriya cyari hari indi miti irimo icyare ni icyari hari ni ukuvuga ngo dayimoni iba yamugiyemo ni ya yindi yo kwishyira hejuru ubwo yamwaritsemo yego yumva ko ari hejuru ko yakurenze akikubona utari umugabo akikubona utari umugore ngewe yungezeho muganga Rutebuka ndakumanura ukika ugaca bugufi ukamenya gusasa ukamenya kubaha ukamenya gukunda umugore wawe ukamenya kubaha umugabo wawe yego hari ikindi gisigaye tutabonye ikindi gisigaye iyi miti yose ni myinshi sinashobora kugusobanurira byose ngo nongere mbijyemo kuko no mu nzu harimo indi ubwo rero ibyo nashaka kukubwira murakoze no kudusura ariko njye muganga Rutebuka aho ngeze ndago ngira uwo kugwanisha amagambo oya njye ni ibikorwa kandi mbwira n'abantu bose uwo navuye umuntu wese natayigenga muvura ndashobore gukira uwo muntu uwo ari we wese yijya atekereza ko hari ubundi mutima mubi nabikoranye yego urumva batakize nyine ariko hari aho tugarukira yego niba nguvuye se ukanga gukira Imana ikavuga ngo nubwo uri kumuvura arataha nanjye ubwanjye ndi ikiremwa cy'Imana niyo mpamvu hariho za modoka zitwara abantu bamaze kwitaba Imana kwitaba Imana byo bigomba kubaho zigomba kubaho hari nabo tugomba kuvura bagakira abandi tukabavura tugashyiraho imbaraga ariko bikananga turasoje yego turasoje abantu mukeneye muganga Rutebuka ni ya nimero yahoze avuga na mbere hose ni nimero 2 mwanazibonye no ku cyapa kiri hanze badukundire bakigarureho mu kirebe fresh abatakirebye neza fresh hariho nimero 2 zishobora gukoreshwa n'umuntu uri mu Rwanda ndetse n'uri hanze yarwo kuri WhatsApp zose ngira ngo ziriho maze iminsi ifite ikibazo abantu bari kumbamagara kandi batarigeze bakorana nanjye barahamagaye izindi nomero ndawundi muto gukemura iki kibazo mbamagare turebane tuvugane udafite WhatsApp akurikira ijwi ryanjye aryumve yego akurikire zira nomero iyo mpamvu nahoze mbitindaho kubera ama comment y'abantu to twabonye abaganda bari kuza hano abo muri Tanzania bari kuza hano susanze abarundi hano ndubabonye baseze bambwira bati ko mutaza tunasoza tubabwira abarundi ko turi mu nzira ubwo n'uburano ibyabayeho n'amateka warabizi kandi naharagera akabona ibi turi kumuvugana hano ubwo arabyibwirira n'abandi nabagenzi be ava ari hano avuye Bujumbura ava ari hano abarundi bari Bujumbura na za Gitega na hehe burababwira iki ku kijyanye n'ubutembere ugomba kuhakorera dufite ama message menshi y'abantu bahakurira ariko ndi kwenda no kubasura mu minsi mike turatwagezeyo kuko ndi hafi kujya Burundi i Burundi fite y'abantu benshi fasha ndi hafi kuhagera ndaje i Bugande bariyo naho ndaje Kongo bariyo naho ndaje reka tugende mbese bura hari ijambo njyangundira umuyobozi ndabwo muvuze izina ni Kagame nta wundi buriya rira jambo ndarimukundira irihe iri
ndarimukundira naho njyamye ndarimushimira cyane ijambo ntabwo byaranyinjiye irihe nyine Eh? irihe umuntu ugifite umwanya wo kwicara akajya kuvugavuga uranyumva yego uwo mu mutwe gwe abantu mwakoze koko twe dukeneye ibikorwa ariyo mpamvu nazamutse dukeneye ibikorwa twe dukeneye ibikorwa ntabwo dukeneye amagambo yo gusebanya oya njye ndago mbikeneye narabirenze turasoje dushimiye cyane uyu mugabo ko yaduhaye ikaze ku ivuriro rye ryitwa uzakire habo medicine hari ubwo nuko bimeze cyane bivuze nabi yego ariko icyapa muri kukireba